ndi umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko babyumvishije. Yari umushuti wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana bloodskope turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango, so ni ikibazo gikomeye, so niyo mpamvu nahise mbihamya tu. Isa 12 zuruzuye neza muri studio za Echo Bloom TV. Nitwa Mugabo Ndekoregise Mr Muhanzi. Murababwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page. Twinjiye mu makuru agezweho hirya no hino hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose n'ahandi ku isi hose. Twinjire mu makuru ari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu binyamakuru bitandukanye. Uwitwa Uwimbabazi Shadia ariko kandi akaba yaramenyekanye nka Shadibu yamaje kudekara cyangwa se kutangaza ko yafashwe ku ngufu n'usanzwe acuranga ndetse akabifatanya n'ubuhanzi witwa Yugi. Uyu musore rero uzwi nka Yugi Umukaraza, amazina ye nyakuri yitwa Iradukunda Aimable nkuko tubikesha ku kinyamakuru Igihe, ariko kandi nkuko Uwimbabazi Shadia yabitangaje ko ari inshuti ndetse bahoze banaciringa cyane, ariko Uwimbabazi Shadia akaba yaramaze iminsi adashaka guhura n'abantu cyangwa se gusabana n'inshuti bisanzwe. Nagerageze gusura urubuga rwa Instagram by'umwihariko kuri account cya konti y'uyu musore Yugi Umukaraza, nsangaho video yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 ya postinze irimo uyu mubyeyi Uwimbabazi Shadia cyangwa se Shadibu arimo arabyina mu ndirimbo y'uyu muhanzi Yugi Umukaraza. Uyu rero ni Yugi Umukaraza usanzwe ucuranga cyangwa se ukoma ingoma zimwe benshi bazi nka drums. Muraza kumfasha nyaboneka abantu muze zirango mubwo munyandikire muri comment. Hanyuma ariko nyuma akaba anabifatanya n'ubuhanzi cyane ko afite indirimbo zigiye zitandukanye zirenga imwe na abonye yagiye apostinga. Rero inkuru ye ikaba igira iti, ubwo ndavuga iyo Shadibu yatangaje binyuze ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi akaba yaraganiriye n'ikinyamakuru BNB Kigali FM ndetse n'ikinyamakuru Igihe. Ayo niyo makuru turi gushingiraho. Mu majwi Shadibu atangariza BNB Kigali FM yavuze ko yafashwe ku ngufu ubwo uyu musore yamuhamagaye akaza bagaciringa bisanzwe nkuko n'ubundi bari basanzwe ari inshuti. Mu ijwi rye abitangariza BNB Kigali FM yagize ati, ndi umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha, ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko babyumvishije. Bagusindishije? Yari umushuti wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana bloodskope turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango, so ni ikibazo gikomeye, so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi. Rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official, that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye, nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that uko mbizi neza ko ari byo. None se ukwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi ari bwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo? Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira kuko n'ukuri baransindishije nagone kujya kuri ribu nansinzi kamere namwe atirindira tunemere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari ubundi njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini biki, so namwe arindira ariko
kubitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende mani barancika tu none se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi yaje undi mugenzi we aramucikisha kubera ko njye namwanjye n'inkweto ze nazihishe yego ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Nyuma yo gutangaza ibi benshi batangiye kwibaza bati se byaba ari ukuri yaba influencer aba content creator n'abandi bafite aho bahuriye n'imyidagaduro cyangwa se bagiye bazi witwa Shadia cyangwa se Mbabazi Shadia wamenyekanye nka Shadibo baribaza bati se koko yaba yamufashe ku ngufu cyane ko basanzwe ari inshuti ariko kandi bakaba abanasangiye inzoga abandi bakibaza bati se Shadibo mu bijyanye n'imikurire ye ko akuzemo yaba ari we wafashwe ku ngufu cyangwa se yaba ari we ahubwo waba wafashe ku ngufu kubera ko bavuga ko uyu musore Iradukunda Aimable wamenyekanye nk'umukraza Ayugi ari we ukiri mutoya ariko kandi byanga bikunda imyaka y'ubukure akaba ayujuje nubwo tutazi neza imyaka afite ubwo uruhande rwe ntago yari yagira ibyo atangaza ubwo nawe nagira ibyo atangaza turaza kubibamenyesha ndetse kandi abantu baribaza bati se ntago byaba ari ugutwika cyangwa se gushaka gupromotinga uyu muhanzi cyane ko basanzwe bakorana n'ubundi nkuko nabiberetse hari video n'ubundi igeze gufatwa Shadibu arimo arabyina mu ndirimbo y'uyu musore mu mashusho yaragamijwe kugira ngo amenyekanishe indirimbo y'uyu musore ariko kandi tunyarukiye no mu yandi makuru bikomeje kuba impaka ndende hagati y'uwitwa Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben cyangwa se Tiger B ndetse na Itaiwacu Bruce wamenyekanye nka Bruce Melody mu gitaramo cyabereye mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Nyagatare no murenge wa Nyagatare hariya kuri stade ya Gorogota ku kibuga cy'umupira w'amaguru abantu baribaza bati se noneho ninde wahaye ibyishimo byuzuye abaturage bahariya ku kibuga cy'umupira wa Gorogota yaba ari Bruce Melody cyangwa se The Ben bose bagize icyo babitangazaho uwitwa Itaiwacu Bruce Melody iryo joro yarayakoreye ikiganiro kuri MI Empire no umuyoboro wa YouTube n'ubundi w'umunyamakuru Irene Murindahabi ariko kandi witwa Mugisha Benjamin akaba nawe azwi nka The Ben nawe yakoze ikiganiro agikora n'umunyamakuru Emi Kinege ku kinyamakuru Igihe ku muyoboro wabo wa YouTube bose baremeza ko ibyo bakoze bihagije kandi bose bakavuga ko ari abambere urande rwa The Ben aravuga ati naryamye gato mbyutse ndumirwa usanga bigeze ndumirwa mbona iyo bita operation Kibadashi navuga ni ariko urumva nakoze statement gato and then nyuma ndavuga maybe I didn't have to but then abyihorera because nyuma twavuganyeho nyuma y'ira statement nyuma twavugana na team involved again take it easy kubigoma just for the sake of whatever ndavuga ni cool but you guys should have informed me tukamenya kuntu tubitwaramo ariko I'm happy for kubyo duturi gukora man so Rubavu Nyamata first of all Rubavu yayitegura biteye ubwoba oya Nyamata urumva ibintu bitaramo ngiye bururagera ntabwo ubuza kwikime nubwo Bruce is my guy man I love him and I'm bitaramo nakuri kujya gute nerinda ko gahoro okay Bruce is my guy okay asheme follow kurushiza ari gushirama yego ashirama kabaraga and I think he would azacana umucyo Bruce Melody nawe hari ibyo yatangaje ari mu kiganiro na Irene Murindahabi umunyamakuru ndetse akaba afite n'umuyoboro wa YouTube witwa MI Empire reka nawe tumwumve ibyo yavuze Musanze buriya n'abafana banje bari bahari babyumva uyu munsi ko twakiriye umuntu ubu rero ukuntu tugiye tugenda ubu ngubu performance yanjye ikozwe nka marike ya Adidas yego habanzaga ko ni kagufi hakurikira hagakurikiye hakurikira hakisumbuye ni ukuvuga ngo nashishikariza umuhanzi mugenzi wanjye kongera kagufu naje kumuza mbwira ko atari yavuka n'abandi ambo
ndisubiye buriya ngo Ben ntabwo avuka i Nyagatare avuka i Gikondo ahari ariko umwe nko mu babyeyi bashobora kuvuka i Nyagatare. Ukimenye ayo makuru nahise nsanga byari kuba bigoye cyane nk'iyaba yarahavukiye ko harimo gahunda yo gusapotinga umuntu wawe nk'ukuntu wazi Kanombe ibintu byawe kubaho ntago wabyemera. Yego nuko ariko nanone hano nagiye mpaza kenshi tugakora ibitaramo hagashya nge nsanzwe mpagenda. Yego nuko umuhanzi ati ngiye kwereka umuntu ahantu batamuzi ariko ikaze mu rubuga rw'ibitekerezo tuganire, hanyuma kandi unarebe n'ibindi biganiro twashyizeho byose twakoreye hariya i Nyagatare, urebe amarangamutima y'abafana bari bahari babonye abo bahanzi bombi, hanyuma ugaruke utubwire mu bitekerezo, utubwire uti The Ben yakoze ibikwiye cyangwa se bihagije, cyangwa se utubwire uti Bruce Melody nawe yakoze ibikwiye cyangwa se ibihagije, hanyuma impaka zikomeze gucika cyangwa se koko nkuko biri kuvugwa hirya no hino niba baraguye miswi cyangwa se baranganyije mu Kinyarwanda. Ubwo dukomeze tugere mu Bugesera, dore ko tariki ya 27 bazerekeza mu karere ka Bugesera, ni murenge wa Nyamatare kuri stade ya Bugesera, n'ubundi ariho bazakomereza iki gitaramo cya Summer Country Tour kikazasorezwa mu karere ka Rubavu, birumvikana tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo 2026. Ndenda gushimiye wowe wemeye gukurikira aya makuru yaragezweho kuri Eco Bloom TV. Nge wayaguteguriye nkana yakugezaho nitwa Mugabondekwe Regis Mr Muhanzi. Mpora mbabwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page. Twari turi kuri page y'amakuru agezweho. Warakoze cyane gukanda subscribe, warakoze cyane gufungura notification, warakoze cyane kuduha ibitekerezo bitandukanye, urakoze cyane kandi kuba ugiye gusharinga aya makuru kugira ngo agere ku nshuti zitandukanye. Ikaze kuri platform zacu zose, yaba Instagram twitwa Eco Bloom TV ndetse no kuri TikTok ni Eco Bloom TV, ariko kandi nanjye nitwa umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi kuri Instagram ndetse na TikTok. Ikaze kuri WhatsApp channel naho tukugezaho amakuru atandukanye umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane, Imana ikomeze kumpere umugisha, umugoroba mwiza kuri mwe mwese mwakurikiye aya makuru.